Kugeza ubu hari amahirwe menshi yuko iyo utekereje isura ya Yesu uyu mugabo ari wita ukuza mu maso. Nta nubwo ushobora kubara amafoto n'amataburo y'uyu Brian Deacon bimanitse mu nzu z'abaturage nk'ikimenyetso cya Yesu Kristo. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri iyi filimi ya Yesu Kristo, abakinnyi bayo, uko yakozwe n'ibintu bitangaje byagiye bibera kuri seti yayo. Bajya gukora iyi filimi babanje gukora casting, haza abantu 200 bose bashaka gukina iyi role ya Yesu Kristo. Byarangiye bahisemo uyu Brian Deacon kubera ko yari afite isura ituje, afite ijwi rikomeye kandi anasa n'umuntu wiyoroheje. Mu gihe bari barimo gukora iyo casting y'umuntu wazakina ino role ya Yesu Kristo, uyu Brian Deacon akimara kugera kuri stage, crew yose yari irimo kurokirita umuntu wazakina ino role, yahise ivuga ngo uyu nguyu niwe ukwiye gukina uyu mwanya. Iriya sene yo kumanika Yesu Kristo ni muri sene zagoranye ku rwego rudasanzwe kubera ko ibintu byose byari ibyanyabyo, havuyemo gutera iriya misumari Yesu Kristo ku maboko no ku maguru. Baragiye bagufatira uyu Brian Deacon wari urimo gukina iyi role ya Yesu Kristo ari ku musaraba, bamuzirikaho imigozi. Bamuziritseho imigozi ku maboko no ku maguru, bari banamushyiraho akabaza kuba yicayeho kugira ngo ibiro bitaza kuganza hasi, akikubita hasi mu gihe baraba bamuzamuye ku musaraba. Imigozi bamuziritse kugira ngo aze kuguma ku musaraba yari iya nyayo, ku buryo yanamukase ku ruhu rwiwe, kandi ino scene yanabafashe igihe kinini barimo kuyishutinga ku buryo izuba ryamukubitaga mu maso. Kugira ngo ukomeze ubyumve uburyo ino scene yabagoye, mu gihe bari barimo gushutinga uyu Brian Deacon ari ku musaraba, yaje gucika intege, yagira isereri, yagira n'umwuma, gusa yakomeje kwihangana kuko yashakaga ko ino scene izaba igaragara nk'iya nyayo koko. Gusa icyiza nuko aho hantu hari medical staff ku buryo yaza kugwa igihumure yari guhita imwitaho ako kanya. Ikindi kintu gitangaje kuri iyi filimi ni uko bajya gukora iyi filimi bakoresheje abafigiri bari bari muri ako gace. Abenshi muri bo nta nubwo bari bazi kamera zikora filimi izo arizo, nta nubwo bari barigeze babona production irimo gukora filimi, ku buryo hari abaturage barize bya nyabyo batazi ko ari scene irimo gukina. Ibi byanageze kure, bamwe batangira no gusenga bazi ko ari ibintu birimo biraba bya nyabyo, ku buryo byagombereye ko bamwe mu bantu bari bari muri iyo crew baje kubahumuriza bababwira ko ari scene irimo gukina. Mu gihe bari barimo gukora iyi filimi bagendeye ku magambo ya nyayo yari ari muri Bibiliya kugira ngo birinde gutana. Bari baranazanye abantu bize Bibiliya ku rwego rwiza, ku buryo nihagira umukinnyi uza kuvuga amagambo atanditse bari buize guhita bahagarika gufata amashusho ako kanya bagakora indi take. Script zabo zari zanditse neza kugira ngo bazagendere neza nko mu gitabo cya Luka. Iyi nayo iri mu mpamvu iyi filimi yakunzwe ku rwego rudasanzwe kubera ko nta kintu bongeramo, ahubwo bagendeye nk'ibiri mu gitabo cya Luka. Mu gihe bari barimo gushutinga iyi filimi bayishutingiye mu butayu, ku buryo hari igihe umuyaga wazaga ugatuma sound yabo itagenda neza. Ibi byatumye uyu wakinnye iyi filimi Brian Deacon aza kongera gusubiramo amasaundi yiwe muri studio. Ibi babyita automatic dialogue replacement. Bafata amashusho mwarikodinze hanyuma nawe ukajya muri studio ukarikodinga, ukazaza urebera ku minwa yawe ku buryo neza neza nta kintu gihinduka. Uku kurikodingira muri studio nibyo byatumye ririya jwi rya Yesu Kristo buri kumva riba rituje, riri deep kandi rinumvikana neza. Niba unibuka neza, iyi filimi yakozwe mu 1979, iki gihe nta CGI cyangwa visual effect byari bihari. Ibi byatumye mu gushutinga ziriya scene Yesu Kristo arimo gukora ibitangaza bakoresha kamera angles, editing tricks, lighting ndetse na practical acting. Ibi byatumye ziriya scene zabo zigaragara nk'izanyazo koko. Bajya gushutinga iriya scene y'umuzuko wa Yesu Kristo, ba director b'iyi filimi dore ko yadirectingwe n'aba director babiri aribo John Krish na Peter Sky, bari babwiye crew yabo ko bari buze kubyuka kare bagasetinga kamera bakaza gushutingira kuri kariya kazuba ka mu gitondo ka golden. Nimba urabonye iyi filimi wabonye ko mu gihe Yesu Kristo yiyereka ziriya ntumwa ziwe abasa neza kandi ari na reflected. Ibi byatewe nuko bari bakoreye kuri kariya kazuba, haza kuzabona iriya myenda y'umweru Brian Deacon aba yambaye, nibyo byavuyemo scene imeze kuri iyi. Iyi filimi ya Yesu nubwo igaragara nk'aho ari nini, ariko yagiye kurangira itwaye hafi amezi 6 gusa. Ubundi aba ari ibintu bidasanzwe gukora filimi ifite scene nyinshi ziri outdoor, zirimo abantu benshi kandi zinakorewe ahantu habi. Kuri yari irimo gukora iyi filimi yakoraga amasaha menshi ku munsi ku zuba ryinshi kubera ko yari ifite igihe gitoya ishoje gukora iyi filimi. Nkuko byumvikana, iyi nayo iri muri filimi zaruhanyije ku rwego rudasanzwe, ariko abantu bayikoze ntago baruhiye ubusa kuko ikimara kurangira yahise iba distributed ku rwego ruri hejuru. Ubu iyi filimi ikimara kurangira yahise yoherezwa mu bihugu, mu byaro, mu mashyamba, mu misozi, mu butayu no mu duce turimo intambara. Ibi bita binayigira filimi ya mbere yoherejwe ahantu henshi ku isi mu gihe gitoya. Ibi bitandukanye n'izindi filimi zikorwa hagamije inyungu. Iyo yakozwe kugira ngo yigishe abantu, inabafashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibi byatumye ino filimi ya Yesu irekwa abantu ku buntu kuko nta mafaranga na make cyangwa amatike yigeze icuruza. Umukinnyi wayo w'ibanze w'iyi filimi Brian Deacon ntago yigeze abikiriramo, kandi iyi filimi yarebwe n'abantu barenga miliyari enye zose z'abantu. No mu gushutinga bisanzwe bamuhembaga amafaranga asanzwe, ntago bigeze bamuhemba amafaranga menshi. Iyi filimi nubwo yanasohotse igahita igira Brian Deacon icyamamare ku rwego rudasanzwe, we yahise ahitamo ubuzima buri prive anarekera gukina filimi. Kugeza ubu ngubu yabaye icyamamare ku isi hose, ariko ntiyigeze abikiriramo. Ikindi kintu gitangaje kuri iyi filimi, hari abaturage bayirebye nk'aho ari filimi yabo ya mbere barebye. Hano ku isi
isi hari ibyaro byinshi ku buryo abamisiyoneri bazanaga amaprojector na generator bakereka abaturage y'ino filimi ku buryo yahitaga iba filimi yabo ya mbere barebye. Ibi byanatumaga abaturage bamwe na bamwe bagira ngo uyu Brian Deacon ni Yesu Kristo wa nyawe. Kubera kutamenya ibya filimi cyangwa acting, hari abaturage basabaga uyu Brian Deacon kumukora ku birenge cyangwa gukora ibitanga. Bamwe banageraga kure bagasaba uyu Deacon kubakiza. Ibi bita byerekana ukuntu iyi filimi yagize impact ku baturage ku rwego rudasanzwe. Wowe wabanye nanjye ndagushimiye cyane, by'akarusho ngushimiye byimaze. Wowe wakanze subscribe na like, reka nizere ko uri bushyira igitekerezo cyawe muri comment. Ndagushimiye cyane.